Kaze bavandimwe mu ijambo ry'Imana dusome mu gitabo Luka yanditse cyangwa se mu gitabo cy'umutagatifu Luka igice cya 19 turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 10 mu gitabo cya Luka igice cya 19 umurongo wa 10 haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Cyangwa se cyazimiye. Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye. Bavandimwe, duhuriye kuri uru rubuga rw'ijambo ry'ubugingo, ijambo nyajambo, reka tubashe gufatikanya gusenga, tubone kuja kuganira mu mwanya utari muremure cyane, aho tuza kuvuga ibintu bike. Ejo tuzakomeza tuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo ibyazanye Yesu. Mwami Mana yacu, turagushimiye, tugushimiye kwisanga muri uyu muryango w'abavandimwe, abakozi bawe b'abapapa, b'abamama, ahari haba harimo n'abasore, twese duhurijwe aha kubw'umugambi umwe wo kumva ijambo ry'ubugingo, ijambo rishobora gutunga ubugingo. Ndakwiyegereje ngo ubane natwe, ufashe abavandimwe bazabasha gukurikirana iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, bari hafi cyangwa se bari kure, ubashe kubafasha kandi iri jambo twese ritwubake kandi rinadukomereze mu bushake bwawe. Urakoze kuko udufasha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, ndagira ngo tuganirire ijambo rivuga hejuru y'ibyazanye Yesu. Bibiliya ikubiyemo amagambo menshi atwereka ibyazanye Yesu ku isi. Bibiliya igenda ivuga amagambo menshi, abanditsi benshi ba Bibiliya bagiye bavuga mu buryo butandukanye. Yesu ubwiwe yabivuzeho mu buryo butandukanye, avuga abwira abantu icyamuzanye. Rero muri bino bihe bya Pasaka, ndagira ngo tubashe kuganira aya magambo twibukanya icyazanye Yesu cyangwa se ibyazanye Yesu. Yesu yazanywe ku isi n'umugambi nyamukuru. Umugambi nyamukuru, Bibiliya dushingiye ku ijambo, umurongo dusomye, harimo amagambo abiri akomeye, aho Yesu wenyine yivugiye mu kanwa ke, aravuga ngo umwana w'umuntu ngo yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Harimo amagambo abiri akomeye agaragaza ibyazanye Yesu. Ijambo rya mbere Bibiliya yatubwiye, Yesu yivugiye kuko yaje gukiza, yaje no gushaka. Aya magambo ko ari abiri, gushaka no gukiza, Yesu avuga ko yaje gushaka icyari cyarazimiye. Icyari cyarazimiye Yesu yaje gushaka si ibitungwa, si amatungo. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo uhereye ku murongo wa mbere ugakomeza, ariko cyane aho tugerageza kumva amagambo mu buryo bwimbitse, umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, umwana w'umuntu amaze gukora ibyangwa n'Uwiteka, Adamu na Eva, Bibiliya iratubwira ngo Imana irabirukana ibakura mu ngobyi, ndetse nabo ubwabo bamaze kwisanga bambukiwe, bambaye ubusa. Bibiliya iratubwira ngo bararungotana, baragenda bihisha munsi y'igiti kubera icyaha, bava mu kibanza bari barimo, barahunga, baragenda barihisha. Kuva icyo gihe umwana w'umuntu atakaza ubumuntu,
umwana w'umuntu atakaza ubusabane bwe n'Imana, umwana w'umuntu ava mu bwiza bw'Imana, umwana w'umuntu arambukirwa, umwana w'umuntu ava mu ngobyi yari imuhetse, umwana w'umuntu atera intambwe yo kuva mu bwiza aja mu buyobe. Kuva icyo gihe Imana yagize umugambi wo gushaka umwana w'umuntu. Bibiliya iratubwira mu gice cya gatatu nyine twari tuvuze, Imana ishaka Adamu. Ku murongo wa 9 niho dusanga Imana yakoresheje ijwi rihamagara umwana w'umuntu. Irahamagara iravuga ngo Adamu, Adamu urihe? Bitwereka aho Imana yari itangiye gushaka. Muri ubwo buryo Imana yaramushatse iramubona, imubona yambaye ubusa, imwambika uruhu mu cyimbo cy'umwambaro yari yatakaje, imwambura ibicocero yari yambaye, imwambika uruhu, ariko kandi ntiyari yamwambitse umwambaro nyirizina yari yatakaje. Yamwambitse uruhu, ariko umwambaro yari yambaye atari yakora icyaha, yari yambaye ubwiza bw'Imana. Kuva uwo munsi umwana w'umuntu atakaza umwambaro w'umwimerere, atakaza ubusabane n'Imana, ariko Imana iramwambika. Reka rero tuvuge aya magambo magufi. Imana imaze kubona Adamu na Eva, imaze kubabona yabambitse uruhu. Bitwereka neza kuko hariya ku murongo wa 21 aho Imana yabaremeye imyambaro ariko mu ruhu, ariko icy'ingenzi yaramubonye iramwambika. Bitwereka neza ko igihe cyose umwana w'umuntu ari kure y'Imana aba yambaye ubusa, ariko kandi igihe cyose Imana ikubonye ntikubonera ubusa. Mugani wa bandi bavuga ngo yamuboneye ubusa, ariko Imana iyo ikubonye irakwambika. Iyo Imana ikubonye ntidusiga uko idusanze. Imana iyo ikubonye ntigusiga ubusa. Hari umuntu ukubona akakubona wambaye ubusa, wambaye ubushwambagara. Hari uwakubona akakubona uciriritse, hari uwakubona akakubona mu buryo buciriritse bitewe n'ibihe cyangwa se n'uko umeze, akagusiga uko nyine. Ariko Imana imaze kubabona ntiyabasize uko yabasanze. Bibiliya iratubwira ngo irabambika, ibakura mu hari bari barimo, mu bicocero bari barimo, irabambika. Yesu ashimwe cyane. Imana irabambika kuko bari bambaye ubusa. Uyu munsi wa none muri kino gitondo, niba nawe warambukiwe kubera ibyo wakoze, Yesu aracyambika. Bibiliya iratubwira hariya mu gitabo cya Ufunuo cyangwa se cy'ibyahishuwe, haravuga ngo wibwira kuko wambaye nyamara ukaba wambaye ubusa, ariko aravuga ngo uze ungureho umwenda. Imana iracyari ko yambika. Ngwino wambare ubwiza bw'Imana, ngwino wongere wambikwe umwambaro w'agaciro, wambare imirimo, wambare ibikorwa, wambare umwambaro. Bibiliya iratubwira ngo Yesu aracyambika, Imana irambika abambaye ubusa, Imana irabambika. Iyo umwana w'umuntu ari mu byaha, Bibiliya iratubwira neza kuko Imana yambitse Adamu na Eva kubera ibyaha barambukirwa. N'uyu munsi iracyafite ububasha n'ubushake bwo kwambika umuntu akongera akabegwa. Nta wundi mwambaro Bibiliya ihaye itubwira, ntihakenewe umwambaro w'ibyatsi, ntihakenewe umwambaro ukozwe mu ruhu, hakenewe umwambaro w'ubwiza bw'Imana. Wongere uze ku musaraba. Bibiliya igitabo cy'umugenzi kiratubwira ngo mukristo ngo ubwo yageze hariya ku musaraba, ngo umutwaro urahirima ugwa muri rwa rwobo, ariko ngo haza abantu, ngo umwe muri abo bantu cyangwa se mu byo yakorewe hariya, ngo yongeye guhabwa n'umwambaro. Bwana sifiwe sana.
iki ni igihe cyo kongera kwambara, kongere twambare imyambaro y'agaciro, iyi myambaro iva mu byatsi, ayo makoti twambara, biriya bitenge ababyeyi bambara, ni imyambaro iva mu byatsi. Izo ngizo ntacyo bimaze. Haba n'imyambaro y'impu ntacyo imaze. Yego ifite icyo imaze, yego iratwambika ikaduhisha, ikatumara imbeho, igahisha isoni z'ubwambure, ariko kandi iyo nanone iyo umuntu ari mu byaha, iyo wambaye iz'impu cyangwa se iz'ibyatsi, izihenze cyangwa izidahenze, iyo waba wambaye wose, imbere y'Imana uba wambaye ubusa. Ariko umwambaro udakoze isoni watuma Imana itakubona nk'uwambaye ubusa, ni ukwambara ubwiza bw'Imana, ni ukwezwa, ni ugutunganywa, ni ugukora imirimo y'Imana, ni ugukora ibyo Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Rero muri kino gihe birakenewe kuko muzazanye Yesu, kuko yaje kugushaka. Yesu karashaka, karagushaka. Umuririmbyi yararirimbye ngo uko yaje ashaka. Yesu karagushaka mwene data. Hano twasomye mu gitabo cya Luka igice 19, Bibiliya iratubwira ngo ubwo Yesu yajaga i Yeriko, yanyuraga i Yeriko, Zakayo ngo ashaka kubona Yesu, ngo amubone, ngo abone uko asa, amumenye. Bibiliya iratubwira ngo yurura igiti, ariko Bibiliya ikatubwira ngo Yesu ngo ahageze aba ari we umubona. Titwoshaka Yesu ngo tumubone. Nubwo biri tubwira ngo abashakana umwete bazambona, yego nibyo. Zakayo yakoresheje umwete, Imana iramubona. Bwana asifiwe sana. Dukoresha umwete wacu, Imana ikatubona. Birasaba ko ushaka Imana, ariko nushaka Imana, Imana izakwihishurira ikubone. Nikubona nawe uzayibona, ariko nuyibona, nugerageza kuyibona, iyo itarakubona biragoye ko wayisobanukirwa. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ngo ahageze, Yesu ngo arahagarara, aramubona, aramubwira ngo Zakayo ururuka. Bibiliya iratubwira ngo Yesu amubonye, abona kuko ahagitse, hariya mu mashami yari ahagitse. Yesu yumva kuko atariho, aramumanura. Yesu nakubona azagukura mu kibanza, azagukura mu byicaro, azagukura muri biriya byicaro. Nicyo ko byanditse hariya mu gitabo cya Zaburi, haratubwira ngo hahirwa abadahagarara, abaticarana n'abakobanyi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu Yesu yamubonye, Imana ikakubona, igukura mu kibanza wahozemo ukaja mu kindi kibanza. Iyo Imana yakubonye izi gukura mu cyicaro ikagushyira mu kindi cyicaro. Yesu ashimwe cyane. Zakayo, Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kumubona, amukuraho yari ahagitse mu mahaga y'amashami y'ibiti, ngo aramubwira ngo uyu munsi agakiza karataha iwawe. Yesu abonye Zakayo, Yesu ajana na Zakayo wiwe. Yesu nakubona azabana nawe, ngo ndetse ajana nawe aramucumbikira. Ni ukuvuga ngo iyo Yesu yakubonye nawe ukamubona, Yesu abona icumbi muri wewe, Yesu agacumbika iwawe. Bibiliya iratubwira ngo nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka. Bibiliya ikatubwira ngo muri mwe nzicara, nzagendagenda. Bwana asifiwe sana. Iyo Yesu yakubonye nawe ukamubona, Yesu aba muri wewe, Yesu agacumbika muri wewe, Yesu agatura muri wewe, Yesu akagumana nawe. Kandi iyo yakugezemo akaguturamo, Bibiliya iratubwira ngo aguhindukira agakiza. Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kubibwira Zakayo, ngo abigishwa na rubanda nyamwinshi ngo barabyivovotera. Ngo bamaze kubyivovotera, niho Yesu yavuze aya magambo. Nubwo mubyivovoteye, aravuga ngo uyu nawe ni umwana wa Aburahamu. Hariho bivovotera gukizwa kwawe, hariho abumva kuko agakiza kabaye iwawe, hariho abakurebera mu mateka yawe ya mbere, hariho abakuzi uko bari bakuzi kera, ariko ngo igihe kigeze, Yesu aravuga ngo nta handi nocumbika, ni kwa Zakayo. Zakayo wa wundi wabambuye byinshi, Zakayo wa wundi wababaniye nabi,
uwo niwe mpamvu n'icumbi wiwe, ngo barabyivovotera, ngo babyivovoteye yesu ngo ntiyahinduye umugambi, yesu ntiyahinduye gahunda kubera kuko babyivovoteye. Reka nkubwire mwene data, hariho abivovotera uko umeze, hariho abivovotera yesu amaze kukugeramo, hariho abivovotera uko ukora n'ukuntu yesu yakugezemo. Kubera iki? Kubera impamvu y'uko bari bakuzi, ariko yesu yirengagije uko wari uteye, yesu yirengagije uko umeze, yesu abona icumbi wawe n'uyu munsi wa none. Yesu yarabyirengagije, nubwo bibatera kwivovota, ariko yesu ibimutera kuza iwawe ntibiva mu byo abantu batekereza, ntibiva mu byo abantu bavuga, ntibiva mu uko abantu bakubona, ariko yesu gusa yaguhisemo, atitaye kuri anturaje, atitaye ku byo rubanda bakuziho n'ibyo bagutekerezaho. Hashimwe yesu wacumbitse kwa Zakayo, nawe umunsi wa none hashimwe yesu uri iwawe. Yesu ngo yangeze muri kwa muririmbyi yaririmbye, aravuga ngo yesu arababwira ngo nta mpamvu yo kwivovota, kuko icyazanye umwana w'umuntu yaje gushaka, yaje no gukiza icyari cyarazimiye. Birashoboka kuko nawe uyu mwanya utegereye iwodiyo, birashoboka kuko nawe waba uri mu ntama zazimiye, woba nawe wararorongotanye, yoba hari impamvu nyinshi zituma abantu bakwivovotera, yoba hari impamvu nyinshi zituma abantu biganyira, bibwira byinshi, bakwibazaho cyane, ariko nubwo byoba bimeze uko, yesu karavuga ngo, karakomanga avuga ngo wo nkingurira no kwinjira ngasangira nawe. Yesu yarinjiye kwa Zakayo, barasangira. N'uyu munsi yesu yakwinjira iwawe, n'uyu munsi yesu yakwinjira iwawe, n'uyu munsi yesu yakugeramo, uyu munsi yogera iwawe. Reka yesu ubashe gusobanukirwa icyamuzanye. Yesu yaje gushaka icyazimiye, yesu yaje gukiza, arashobora gukiza. Yaramushatse aramubona, n'ubu nawe yo kubona, n'ubu nawe yo gukiza. Birashoboka kuko wowe ufite ibyaha cyangwa se wowe ufite ibikomere mu mitima, ariko uko umeze kose ndagira ngo nkubwire ngo yesu yaje gushaka icyazimiye, kandi yesu yaje no gukiza. Sinzi ibikugoye, sinzi imitwaro ufite, yesu arashobora kugukiza, kandi yesu arashobora kugukiza n'ibikomere, yesu arashobora kugukiza indwara, yesu arashobora kuguhindurira amateka, kubera kuko yaje gukiza. Umwanditsi w'igitabo cya Matayo hariya ku 9 no ku 36 aravuga ngo yesu ngo yitegereza, ngo abona ngo abantu benshi, ngo arabababarira, ngo kuko ngo bari bameze nk'intama ngo zitagira umwungeri. Mwene data, birashoboka kuko nawe uri muri izo ntama zisa n'izitatanye. Ni ku muririmbyi yaririmbye, araririmba w'igiswahili, aravuga ngo watu wametawanyika ngo hawana matumaini. Niko byoba bimeze, wowe waratakaje ibyiringiro, wowe umeze nk'izi ntama zari zitatanye zitagira umwungeri. Ariko umwanditsi w'igitabo cya Zaburi yaravuze ngo uwiteka ni umwungeri wanje sinzakena. Yesu ni umwungeri mwiza, yesu ni umushumba mwiza, yesu arashobora kugukuyakuya, yesu arashobora kukuragira mu rwuri rwiza. Niko yanditse, aravuga ngo ni umwungeri wanje ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Yesu agutekerereza ibyiza, yesu arakubabarira, ngo arababarira ngo kuko bari bameze nk'intama. Mu kindi cya gatatu dusanga muri iri jambo ni uko yesu yababariye, yesu yaje kubabarira, yesu yaje gushaka, yesu yaje gukiza, yesu yaje kutubabarira. Nubwo wowe ufite ibyaha bimeze gute, niko umwanditsi w'igitabo cya Yesaya yavuze ngo naho byatukura tukutuku ngo arabihindura ngo bibe umweru nka sherege. Mwene data, ibyaha byawe nubwo byoba bimeze uko bimeze, sinzi nimba warishe, sinzi nimba warasambanye, sinzi nimba waribye, sinzi ibigucira urubanza, sinzi ibigutera imbeho, sinzi bituma ugenda n'agahinda, yesu aracyari umukunzi, yesu aracyababarira, kandi yesu aracyakiza abantu ibyaha. Mwene data, Bibiliya ikatubwira hariya mu gitabo cya Luka igice cya 4 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19, hari amagambo akomeye, ni nayo turangirizaho kugira ngo audio itabasha kuba ndende. Bibiliya iratubwira ngo yesu ubwiwe yarongeye kuvuga, aravuga amagambo akomeye, aravuga ngo naratumwe, mfite icyanzanye. Aravuga ibintu byinshi byamuzanye,
avuga amagambo akomeye, ariko ndavugamo amagambo nkangahe? Ijambo rya mbere riratubwira ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, ngo natumwe gukora iki? Aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe yuko zibohorwa. Yesu yaje kubohora. Mu bindi byazanye Yesu yaje kubohora. Sinzi ikikuboshe, sinzi nimba uri mu ngoyi nyabaki, reka iyo ngoyi ikuboshe, uboshwe n'ibyaha. Hari ibintu bituma udahumeka, hari ibintu bituma uzibiranywa, hari ibintu wibitse mu mutima byakugize imbata, byakugize imbohe. Waraboshwe ntugira amahoro yo mu mutima kubera ibintu wiyiziho, wabigize ibanga muri wewe, birakomeza birakubata, byakubujije amahoro, byakubujije amahoro, umutima wawe ntutuza. Ariko ndagira ngo nkubwire, ibyo byakugize imbohe, Bibiliya iratubwira ngo mu byazanye Yesu yaje kukubohora, yaje kukubohora. Bohoka mwene data, ibyo nibyo byakugize imbata. Uzugira ngo winyamambure nk'abandi, bikakubata. Uzugira ngo winyamambure, uzugira ngo uririmbe nk'abandi, ubwirize nk'abandi, usenge nk'abandi, wishime nk'abandi, ntibikunde. Bitewe n'iki? Bigaterwa n'impamvu imwe gusa, nuko wabaye imbata. Ibyo byakugize imbata rero, Yesu arabishoboye. Yesu arashoboye kukubohora. Yesu ashoboye kukubohora mwene data, Yesu ashoboye kukubohora mu muvandimwe. Ndagira ngo nkubwire muri kino gitondo, kuko Yesu arashobora kukubohora, kuko mu byazanye Yesu yaje kubohora abantu. Umuririmbyi w'igiswahili iwe araririmba amaze kubohorwa, araririmba aravuga ngo ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Iyo umuntu yabohowe azabohoka mu mutima, akongera akishima. Yesu arongera aravuga ngo yaje guhumura impumyi, cyangwa se yaje guhumura abari impumyi kugira ngo barebe. Iki ni igihe cyo kureba. Turi mu bihe bibi, ibihe abantu basa n'impumyi, abantu bataha bitekereza igihe. Ariko Yesu yigeze kuvuga ngo nimurebere ku mutini. Ibihe ko biratwereka ko turi mu gihe cy'iherezo, ariko haba hari ibintu byinshi biha bigira abantu impumyi. Iki ni igihe cyo guhumuka, tukamenya ko tugeze mu gihe cy'iherezo, igihe abantu baha bakora ibidakorwa, igihe ibizira byinjiye mu rusengero, igihe ubuyobe bwiyongereye, igihe abantu bahinduye ubusa gukiranuka kw'Imana, igihe abantu bakunda inyigisho z'ibinyoma. Iki ni igihe cyo guhumuka, tukareba ibihe, tukamenya aho ibihe bigeze. Bibiliya iratubwira ngo muzumva intambara hirya no hino, inzara hirya no hino, inzangano hirya no hino. Ngo nimubona ibyo byose muzamenye kuko ibi ari ibimenyetso byo kuramukwa. Ni ukuvuga ngo bene data, iki ni igihe cyo guhumuka, tukitegereza, tukamenya ibimenyetso, tukamenya n'igihe tugezemo. Iki ni igihe cyo guhumuka, kugira ngo tuve mu bujiji, tubashe kumenya, tubashe gutahura ibihe uko bisa n'uko bimeze. Reka ndangirize kuri aya magambo. Aravuga ngo kandi ngo yaje kumenyesha abantu umwaka w'umwami agiriraho imbabazi. Umwaka w'imbabazi, kumenyesha abantu. Nanone birasa na rya mbere